Jya kugendekeye bite? Ajya navuze n'ukuntu mbikubwira niyo mpamvu cyane nze kukureba. Sheri ni ikibazo nawe nacyo nari ndimo kuva i Rubavu muri an accident batugonze bivuze ko abantu babiri bapfuye. Jesus Christ. Uri mu modoka? Ndi mu modoka. Mana yanjye. Ndakora rero nahuye n'ikibazo gikomeye. Baby Prod. Hako ntabwo ujya kwa muganga? Oya, ntabwo sinjya kwa muganga. Bahise batujyana nyine aho hafi, ariko ngiye nyine narakomeretseho gato ku mutwe. Usibye ko nagize ikindi kibazo. Ubwo ni gatoya n'iki gipfuko cyose? Ni gatoya nyine, ariko kamubwira ikindi kibazo nagize. Nagiye kwa muganga barambwira uko ikibazo nagize ushobora kutazongera kubyara. Oya. Seriously? Ushobora kutazongera kubyara. Kandi ikibazo kindi. Babe, calm down, sibyo? N'ubundi ndagutwitiye, sibyo? Kandi turafika kwibaruka. Numva nta mpamvu yo kugira ikibazo. Sibyo? Uyu nguyu dufite tuzamurira neza humura. Ndahari ku bwawe. Icyo kibazo cyonyine ntugire impungenge, sibyo? Nta kibazo ko baby. Ndakwinginze nyine. Ndakwinginze wambere umuntu mwiza. Basi nyine uzanagomera kubera yuko aka kanya ikibazo nakubwira. Nukubona amafaranga ngiye gusigana. Ushobora kuba ngiye gutangira bushyashya. Kandi ubwo ni hungano yagize mu mutwe baby. Amafaranga se yajya hehe? Bambwiye ngo nubwo mubwiye ngo bambwiye ngo ntabwo nshaka kubyara, ariko bambwiye ngo ngiye kwivuriza hanze birashoboka. Kwivuriza hanze hari ikibazo se? Rero ikibazo n'ubu imodoka yanjye yagize accident. Ikoze impanuka mpitamo kuyigurisha. What? Nahisemo kuyigurisha kugira ngo basi njye kuba nakivuza. Nta nzu nari mfite naho ndimo kubona ntabwo amafaranga yuzuye kuko banciye amafaranga. Biragera muri miliyoni 70 na. Wait. Imodoka wayigurishije? And then ni ikihe kindi? Wagurisha iki kindi baby? Nakundi banciye miliyoni 70. Urumva nari kuzikura aka kanya. Kandi n'ubuzima. Ushatse kuvuga ko wagurishije yanzu, ariko natangira bushya urabizi ko mfite akazi. Tukongera ngashaka ibindi. No. Ntabwo wabikora. None iriyanzu ko twari kuzabamo. Koreye kuza dutunga n'umwana wacu. Yego. Nyuma y'umwaka cyangwa imyaka 2 ushobora kuba basi. Nyuma y'umwaka be. Yego. No, ntabwo ibintu byakunda. Rero ari ngomba kujya kwivuza. Icyo gikomere nicyo cyatuma ujya kugurisha ibintu byose. Oya, kwivuza sinzongera kubyara umwana umwe. Ubyara subyara iki se dutwite? Inda si yanjye nawe. Bebe ntabwo urimo kunyumva. Nose n'ikintu mva kujya kwivuza. Bambwiye ko ngomba kujya kwivuza mu Buhinde aribo ushaka kumbaga nkongera nawe umuzi. Ntacyo uzaba rwose, ariko ibintu byo kugurisha inzu no kugurisha imodoka ntabwo ushaka kubiva mu Rwanda, please. Nabikoze. Ntabwo wabimuhera. Reka ntabwo wabinkora, twabaho dute? Nabikoze. You know what? Babe, urabizi uruwanjye. Nzakora uko nshoboye kose nongeye ngira ibintu. Ako basi reka muzima. Ndi uwawe gute muhe buzima? Ubuzima butarimo imodoka, ubuzima butarimo amafaranga, ubuzima konti ziracyakora se base. Hari ni mafaranga byibuza asigayeho twazaresha. Ndimo gushaka amafaranga nongera ko yari kuri konti kugira ngo njye kwivuza. Hari hasigaye angahe se base? Nifite 1 miliyoni 50. Nakuye ko nari bujye kwivuza munsi ya miliyoni 20. Ushatse kuba ko nta kintu kimwe dusigaranye. Aka kanya cyo kuzimfiteho. Mfite amafaranga 200,000 ndabifite. Mubwire rero ikintu.
ntabwo nakwihanganira kugumana nawe muri buno buzima butarimo amafaranga. Ntabwo wabyara umwana utari kumwe. None nkubwize n'ukuri nkwerurire. Ntabwo wabyara umwana utari kumwe. Nkubwize n'ukuri nkwerurire. Ntabwo wabyara umwana utari kumwe mbi. Babarira. Umwana akeneye papa we. Sibyo umwana akeneye. Papa y'umukene wapi ntabwo ukeneye. Cyo nakubwira cyo nkubwishe n'ukuri. Ndakwinginze. Ntabwo nari nifatiye. Jesus. Sinyibukene mu buzima bwanjye ucizawe na nyinshi zanjye. Ntabwo nakunda n'imbogo nkawe. Nta mafaranga ufite. Nongera kugira amafaranga uzampamagare. Ntabwo nakwitira. Baby. Chérie. Oh, Anna, amakuru se mwana. Amakuru ni meza kire. Twari dukumburanye mwana. Cyane iminsi yari ibaye myinshi tutabonana, ndagukumbuye nanjye. Siko kubera akazi no kwirirwa umuntu ashakisha muri no Kigali, umuntu abona azasara. Friendship igenda gakeya. Gake ko. Ntabwo byoroshye umuntu aba ari mu kazi kenshi. Of course, si life se tubamo. Yeah. Ariko nyine ubushuti ntabwo bwahura. Aba ari gake gake n'umuntu agakomeza akazi. None se Anna. Karamba. Shiro amakuru bimeze bite? Korora na mbagumbe storerega mwana. Akukiri wajyumba barako naye ntabwo ujya wiburira. Mbagumbe store of course mu jana y'Kigali bagomba kumva amakuru uko bimeze. Aha. Ntabwo uzi ukuntu bimeze ngiye kukubwira. Ngira mfite amatsiko ya danje ko. Emery ni somaze. Emery ni wamushiro wa Chris. Ndamuzi ariko numvaga ahubwo bararangije ariko Granare. Ntabwo meruka amakuru y'abana n'uko Chris namugira inama. Ndati rero Chris ndagukunda. Usanga mu kazi ndamubwira ati rero Emery nabari kubeshya. Naga gukunda habe na rimwe. Ngiye uri kugukunda. Wanga kuma akanya, wanga kuma time ngo tuganire. Akajya kwirirwa ijya guha Emery nakanya. Kandi ndabizi ko atanamukunda. Nta nubwo yamukundaga. Emery nashaka kumwirira utuntu tw'uducero ukuntu amafaranga kugira ngo yibereho. Ariko ngewe umubwiza ukuri yuko kuri kundi ku mutima ko mukunda akanga kunyuma. Keri mugira inama. Ko numva bikomeye. Bari kwicuza hari. Ariko nkugira inama mu bintu byoroshye. Ibintu bya Chris turaziranye kuva kera tukiri batoya. Babigenza gake. Ko niba wumva nyine atagukunda wumva kiri mu bintu byo kujarajara na Emery. Sha wabigenza gake. Keri kamubwira. Ye Chris namugira inama. Ndikumva. Ndakumva neza naka. Nagiye mu gitondo turabona nari mu kazi ngiye musanga mu kazi. Ndamubwira. Ariko rero urimo kumbwira gute kuri? Ese wowe ntabwo uzi umukobwa usigaye warihebeye muri iyi minsi? Ntabwo ari muri iyi minsi. Emery maranye nawe igihe kinini. Yo ntabwo ari muri ino minsi. Si ubwo ubona urukundo ngukunda cyangwa ntabwo ujya ubibona? Ndabibona ko nta kintu bari bibwiye. Ariko akanya uswe Emery atwite. Ejo bundi mu kwezi kumwe cyangwa mu mezi abiri ashobora kuba yabyaye. Abizi ko atwite ariko ibyo ntabwo byamuza kuko. None se umubwiye urimo gutinyuka usuye kuri inshuti yanjye. Urimo gutinyuka ukaza imbere yawe ukavuga imbere y'uburyo. Wumva nta kibazo ufite? Secret. Warandi umukobwa mubi basi. Ntabwo uri umukobwa mubi. Ariko nanjye Emery se ubona wari mubi. Emery ni kuba gutwitiye ndabizi ko afite inda yenda no kubyara ariko mu rukundo rwanjye kandi mu mutima wanjye n'ukuri ndara ntasinziriye kubera gutekereza kuri kandi nyuma babera mu buryo ngukunda kuri ibyo bindi nta nubwo numva nshaka kubyumva kandi ibyo ndi kukubwira ndabizi nubwo bihari ariko banza wumva umutima wanjye urababaye ndi kugutekereza amanywa n'ijoro nta nubwo ndi kubasha gusinzira kandi nawe uri mu cyimbo cyanjye wanyumva kiri
none se rero ushaka ntandukane n'umukunzi wanjye noneho unatwite mundane nawe gusa urumva uri inshuti yanjye asikare wayumvishe we ntabwo umeze nk'abandi bahungu sibyo ikindi uriya mukobwa nubwo naramushyira mu rugo ariko nibwo kubiteganya munsi bwo aho se wajya ureka kunyirengagiza kubishwa nanjye ndabizi ko nkunda sibyo ariko inama nakugira yo yonyine sibyo ni uko ibyo bintu wabyivana mu mutwe wamara kubyivana mu mutwe ukabona nawe wakomeza ubuzima bwawe niba nk'ubu wisanze mu kazi urimo kumbuza gukora akazi kanjye urimo kuza kunandukanya n'umukunzi wanjye ukintu kuri nabona abana gufite kera nubwo nabona okay ntabwo waba utamfite nanjye ntabwo nabona afite Merine Merine arankunda cyane ntabwo namwanga mbese ngenda kwanga reka mubwire kire kandi njye ibintu byo kubwira byombi Emeline uriya wihebeye urarota amajoro genda bizi ko atagukunda ranagarukira aho ngaho urabizi ko nkubaha urabizi imyaka yose tumaranye tuziranye sasa rero nukomeza kurengera gutya mpita muvana mu nshuti zanjye akanya Chris urebe ibintu ndi kubwira hano mu kuvuga ku muntu wamwitiye imfura yanjye urimo kubyumva neza umuntu ugutwitiye imfura yanjye se nayitwita ariko umenye ko Emeline nukuri ntabwo gukunda kandi bidatinze uzabibona kandi uzanyifuza umenye ko ngiye umenye ko mwese ni igiki cyerekana ko Emeline atankunda abagukurikiyeho amafaranga sibyo akazi keza ufite ikindi kandi nuko umuhe ibyo ashaka nese umukobwa wabuha icyo ashaka nicyo atagukorera ubwo se usanze iranda twite atari yawe wabigenza ute ariko yitwaza bose wansohokeye ahangaha ukagenda nimba wumva udashobora kumbwira ibintu byiza kuko impamvu ndimo gukubaga akanya ni uko waba utuziranye kuko ni inshuti yanjye ya kera sibyo Clay sore ibintu ndi kukubwira ari kwitwaza iriya nda kandi uzabibona aka kazi ufite amafaranga ufite ibyo umukorera byose kandi ibintu ndi kukubwira Clay ndabizi ko uzaza kunshaka ukabimbaza kandi ibyo ndi kukubwira ni ukuri ntushake bifate uko nguko uri kubitekereza ariko umenye ko ibyo ndi kukubwira ari ukuri nta kibazo ndaza kubitekereza Clay sore ibintu ndi kukubwira ni ukuri umusuzume nudasanga ari kugukurikira amafaranga n'akazi keza ufite kandi ibyo ndi kukubwira ni ukuri uzambwira gusa umenye ko ngiye gukunda ntandukanye n'abandi bose musuzume ugendere nangije mpavanga kunyumva yanze no kuntega amatwi mubwira ibya Emeline ariko njye yanze kunyumva kandi arabizi ko ngenda mukunda Chris ntabwo yumva inama wowe uri kwirushya wewe umureke ibintu bizigaragaza ariko icyiza nyine kuva mubwiye ko mubwira story zabyo ukamubwira ukuri wowe iturize yishyirira umutima hamwe kandi ibindi genda gake cyo nakwigira inama genda gake ibintu bya Chris niba yakoretse ko atagukunda agenda gake kabisa azabibona ariko keri subise turi inshuti nawe muri inshuti nawe sibyo ariko nawe azabibona nzababeramo agatambye nawe none se nabigenze neza ntabwo nakwihakana nawe se namwihakana ariko nyine ubwo igihe mwese nzajya mbariraho keri katugende nawe Madame bimeze bite? Amakuru se? Nese inda wayijugunye he noneho?
mbaye by'indamani ibyo ngibyo byihorere byagenze gute se nabonaga ntacyo ndi kuramira naturikije byagenze gute se ibaze ko kagasore reka ina gasore ubu ngubu ndabona nta n'ikintu kimaze mu maso yanjye yagurishije inzu ubutaka bwose abugurishije urumva konte ze zose nta umva habe n'igiceri na kimwe cyagisigaye ese ndabura nyine we ndabura byagenze gute okay mu magambo make yakoze impanuka ubwo ibintu byacitse aragurisha agira ati ibintu byose arabiteza ngo abone uko ajya kwifuza gusa ndacyari nta kintu na kimwe asigaranye ubu ni vide cyahe nta nubwo arafite kwishimisha mbobo mbi niyo mpamvu se nawe wahise ukuramo inda nisubwiye uyirekeyemo akabanza akagwana n'udufaranga ntabwo ndi gupretendinga sibyo mfite kumubwiza ukuri ndetse nanakumubwije mubwije ukuri ko ntari ntwite sure akimara kubona amafaranga umubwije ukuri uzi kurenjije none ni kuba kuki utarindiye se ngo ubanze uyarye ngiki se afite iki nkubwira ko amafaranga yose yamaze ngo arivuza nshabo nanjye najugunye imbwa n'ubundi wowe nguwo utwariye n'ubutwo nta n'ubuzima asigaranye aho reka nkwereke uwagasanga nawe kari mu bitaro umuntu akakicara nko ku mutwe akakabwiza ukuri ko utigeze unagakunda kandi iyo nama niyo yanyaye tukagasanga mu bitaro tukakabwiza ukuri tukakagatumva rero tukagahuza nabyaga kumukina mu mubyimba we umubyimba se ubundi ibyo wamukoreye byo nibyo bizima sinzi ko nabikora oya reka nkubaza ibyo wakoze nibyo bizima kugenda ukabeshya umuntu uko utwite amezi angahe yose agashira azingura atwite byo nibyo bizima n'ubundi waramwishe rero ibyo ngibyo ndakeka atari ibintu wagatekereje inshuro ebyiri yari yanapfa naribo baraburiza nabimenya none arahita abura izuba rimwe ngapfa ahubwo arahita apfa tujye no kumushyingura ntapfe n'ubundi ntacyo asigaje nari mu none se ubwo tubigenze gute arwariye hese basi mba musize hari inyuma nyine ibaza ko bamubwiye ngo nagazongera kubyara nta gutera akabari ntiyabibasha ego mbega ibintu byose gahose zapfuye wumve ngo ntacyo nyine naba nta kintu mpuramo pe nacyo kuri uzi ikintu nakufasha tugende tukabwiza ukuri tukarabura urazi umuntu niba nta kintu yagufasha hasi ubundi ubwo ibyo nakoze birahagije birahagije mani kuba nta kintu yagufasha hasi ibyo ngibyo no kuba nta kintu mwabyarana nubwo n'undi n'uwo nta n'uwo mwari mufitanye byose byari gutete njyewe nemera kantera inda rebenza kuba ntwite bya nyabyo sije ko namenye ubwenge nkavuga nikafate kameza ngahe rebenza ko mutwite bikamubaho gutya umwana ngiye reka mubwire sibyo tugende tumukorera akantu tumutuke tumwandagaze n'abantu bose babimenye ko ari imbwa igenda ari rubebe ari byagenze gute se usanze muri natatwite wiseka nuko birasekeye wabaye iki yana nasanze muri natatwite ntabwo urimo kumva byiza nyine ntabwo ari byiza ntabwo ari byiza atari byiza maze imezi arenga 8 nzi ko ngiye kwibaruka imfura yanjye ejo bundi wanze inama yanjye wanze kumva wanze no kubona nawe urabona urishima mbese nabura gute kwishima ndumva nenda no kugwa muri koma mbega ibintu byiza we ni byinshi nyine ndashobora ngo se ngo nigire nk'umuntu atakaje amafaranga mubwiye yuko bangonze nakoze accident ibintu byose nabibuze ariko umukobwa ahise ambera ishitani ahise ambera undi muntu ntabwo wagira ngo ni ibintu tumaranye hafi imyaka 2 irenga tuziranye anyise ko ndi igicucu nyine ngo ntabwo akundana n'umukino gira amaboko ko genda byumva Chris ko nanabyumvisha imbere wowe taranabimenya I'm sorry babe sorry ikintu kiboroka nyine cyikuye
aha niho hari ka kagabo kawe dore ndebera ka kanyamakuru kagushije dore wabuze byose kweri akasa nakaye what the fuck nibyo uri kujya mbere hano Emery bebe ni nyoko ntabwo wakoze impanuka bebe ni nyoko urimo kunyumva neza wumvishe ibintu mu kanya umbwiye uyu ni umugabo wawe cyane biboga ariko ni mwiza sinabikubwiraga se ni umugabo mwiza chérie umugabo inde wandi wowe ufite umugabo kuva ryari uzanutwamenye uzi ko tuva imyaka 2 wowe banze uzi imishinga twari dufite banze wumve Emery n'inji aratwite wowe bimeze bite I can explain myself please reka nisobanure nisobanure wabyaye nakubwiraga ngo umugabo wawe ni mwiza ukwawe umwana wacu ari nuse kuki wambeshya ubundi njye nanzi ibintu byose byagushiranye n'amafaranga usigaranye nuse twari kuzaho mu buhe buzima ubundi ntabwo abakene babayeho basi kumusaba ese kako kamwifatiye ntabwo abakene babayeho ndakwinginze basi nunsige ndakwinginze ndashaka umwana wacu ndakwinginze nanjye nshaka umwana wacu twe tugiye kubyara twaburaga nk'ukwezi kumwe ngo tubyare nase ukubiza wowe utera inda ari wandeye twararyamanye urambeshya watera inda nawe wimubeshyera we muvuge neza Emery umpaye isomo muri buno buzima kase nakandeba kamwifunzwe utabirabye attention tujya kugoraho urongera gukora kuri uno mukobwa nose iki ni igiki muse azigiye tumaranye imyaka yose tumaranye utumuke uvanga ugende sinshaka kongera kukubona mu buzima bwanjye urimo kunyumva neza sinshaka kuzongera kukubona sinzira kongera kubuza mu buzima bwanjye tujya kubona ku mugabo please this is my baby